cyankomerekeje cyane ahangaha bafashe umwana wanjye, harimo umwana wanjye wari ufite imyaka 5 umuhungu, noneho abonye abandi batakati mu mbabari bagiye kumukubita ati mbabari sinzongera, bati budoka bwa cyashya nuko bugira ubwenge, baragafata bakajugunya muri wa muriro ya handi bari twikiye data wacu, ku buryo ni iminsi yo kwibuka igeze umwuka umubabwe w'umuriro w'umwana uko yatakaga bihita binzamo. Ubwo rero ko naje niruka nahise nuri igiti cyavuka, nubwo bagitemye kikongera gicubuka, ni iki giti naracyuriye, bageze aho ngaho nahise muri ako kabuye nahise nyurira njyemo hejuru. Ibyo byose babikoraga ndaha bose ndeba, babikoraga ndeba, ariko ibya mbere nibyo narebye neza, ariko ibindi nabaye nk'utaye ubwenge. Bafashe basambanije abagore, barabica, barabatemagura, ibi byose bibaho barabibakoreye. Nari naha ngaha muri iki gikari cy'abapadiri hari huzuye abatutsi benshi, bakesha bazi ko bari baje kureba nk'uko muri 59 bahahungiye ntibagira icyo baba, abenshi harimo n'abasaza nibo bari batuyoboye. Kuko ndibuka ku itariki mu matariki hagati y'10 na 12 ko hakozwe ibarura ry'abatutsi bahungiye hano, ko umututsi wa mbere wahageze hageze ku itariki ya 10. Noneho matariki 12 gutyo twakoze barura kuko abapadiri bari bagabaye ibiryo bya Caritas bimaze gushira. Noneho bagira igitekerezo cy'uko bajya gusabira inkunga kwa burugumesitiri Gacumbitsi kugira ngo barebe niba hari icyo babafasha. Nibwo rero hakozwe ibarura ku buryo twabaze tusanga hano hari hamaze kujya ku matariki 12 hari hamaze kugera 35,000 birenga by'impunzi z'abatutsi bari bahungiye ahangaha. Abatutsi rero bose hafi ya bose biciwe hano.